navuga ngo mureke twicare twige tureke kuba nk'uyu mwami wagishije inama y'abato ahubwo dushaka batubanjirijeyo batwigishe. Yewe nabagiye inama pastor, mwongere mushake babasaza mwajugunye, babasaza mwigije inyuma, babasaza mwahigitse, bamwe mwatangiranye. Ibuka cyaje utangira ministeri b'abantu wari ufite, wabasubije inyuma, barigeze uko gufitiye amabanga menshi, uburyo mwatangiye, uburyo mwaforumye umurimo, ariko ukimara kugera mu rwego bure wakazamukanye nabo kugira ngo bamanure. Nimba atarize akaba agufashe ukageraho kuki utamwigisha. Amafaranga ni igitugu cyanyu mwashyize mu muyoboye gitumye Imana imanura urutoki rwayo kugira ngo icayure. Kanaka yunguruzo, iyi ni isekuru iri gusekura ntago irayungurura, ati akurikiyeho guyungurura, ntago byari byaza. Oya, ntago byari byaza, ibikurikiyeho nibyo bizatuyungurura neza tukamenya imva n'imvano y'ibi bintu. Navuga ngo mudusubize amaso inyuma turebe iyo twavuye, twibuke tugitangira uko twari turi. Biragatsindwa gutangira neza ugasoza nabi. Reka nongere mbasuhuze mwebwe mwese abakunzi b'Umugisha Live, amahoro y'Imana bane namwe, urukundo rw'Imana rubaganze. Murabizi nangira mvuga ngo Uwiteka bishimisha ibyishimo biruta imyaka mwabarijwemo, kandi Uwiteka abashumbushe iby'inzige zanyu zariye, mbese birushijeho muhabwe n'indishyi z'akababaro. Nta wundi rero ni Bobo, nongeye kubasuhuza. Utarakora subscribe rwose tutari inkunga yikora, ndimo ndababwira ko Umugisha Live ya mbere yagize ikibazo, suko idahari, irahari yagize ikibazo, bisaba ngombwa rero ko dutangira bushyashya. Nimwongere mudushigikire rwose nkuko mwadushigikiye ku hambere, kandi ndizera ari byiza cyane. Rero tumaze iminsi tukurikirana tuvuga hamwe namwe, wenda harimo abankurikira ku Ihumure TV, mwanyarukiraho mukareba. Hari ibiri kuvugwa rero ku bijyanye n'insengero zirimo zirafungwa, ariko izi nsengero zifungwa ntabwo byanze bikunze hari imva n'imvano yabyo, hari aho bituruka, hari aho bikomoka. Ntabwo bapfuye kuza gusa ngo bafunge, hari n'icyo byerekezaho. Byanze bikunze n'ijambo ry'Imana hari icyo ibigaragazaho mu ifunga ryabyo. Ingaruka yabyo irava hehe? Ingaruka yabyo ni iki? Navuga ko iyi ngiyi ari inkoni y'Imana ndetse n'umuvumo twikururiye mu bihe byashize, twikururiye mu bihe byashize. Dukurikije neza tugakurikiza uburyo itorero ryakoraga hambere, tukareba n'abatubanjirije uburyo bakoraga mu gukizwa kwanjye cyangwa mu kumenya idini, ntago nigeze numvamo amakimbirane mu idini nk'ayo turi kubona ubu ngubu. Oya, ahubwo babaga bahuje, bashyize hamwe, buzuye Umwuka Wera. Bo ntago bitaga ku ndamu, ariko kuri iki gihe kiri imbere cyane ni inyungu ziva mu byo tuyoboye cyangwa wowe tuyoboye, kuruta inyungu y'ubwami bw'Imana. Icya kabiri ni ukutagisha inama. Twafasha abo tugisha inama tubatakure, turabajugunya. Umwami Rehobowamu mu gutegeka mu ngoma za kabiri, ndatekereza icyo bita amateka, yakoresheje igitugu Abisiraheli, akoresha ibitugu Abisiraheli. Arangije musome ibice ingoma za kabiri 10 umurongo wa 10, igice 10 guhera ku murongo niyo wahera ku wa mbere. Ariko yananiwe kujya kugisha inama abasaza, ayigisha abato. Abisirayeli baramubwiye ngo, dusomye nda ku murongo wa mbere, wanguye Rehobowamu ajya i Shekemu kuko yari aho Abisirayeli bose bari bagiye kumwimikira.
ni mwimikwa ry'umwami w'Abisiraheli. Aho bari bahuriye mu murongo wa 2 avuga ngo bukeye Yerobowamu mwene Nebati abyumvishe, kuko yari umunyetiyopiya, yari umunyegiputa, aho yari yarahungiye umwami Salomo, aracikuka. Baramutumira, nuko Yerobowamu n'Abisiraheli bose baraza babwira Yerobowamu ati, so yadushyizeho uburetwa butubabaza, nuko none utworohereze iyo mihakire ya so yatubabazaga n'uburetwa bukomeye yadushyizeho, natwe tuzagukorera. Urumva, ubu ni ubusabe bw'Abisiraheli. Abisiraheli basabye umwami wimitswe. Papa wawe yadushizeho uburetwa, none watwemewe ugiyeho uradukwiraho uburetwa. Yerobowamu ukomeje kino gice, abasaza bamugira inama yo kuyahamagaje abasaza ngo nsubize icyo aba bantu bambaje gutya. Abasaza bavuga ngo babwire ibyururutse imitima yabo, ntiyabyumva. Arangije aravuga ngo reka njye kubaza abasore ngo twabyirukanye, mukomeze hasi 19 itaguhiye iherezo. Ngaragenda abaza abasore ngo nsubize icyo aba bantu, ni iki nabasubiza bano bantu ku bijyanye n'ibi bari konsaba. Abasore baramushuka, baramubwira ngo genda ubasubize ngo data yabakoresheje uburetwa, noneho ngenda bukuba. Harimo irihe somo? 19 ngo uko niko Abisiraheli bagandiye inzu ya Dawidi kugeza na n'ubu. Abisiraheli ntibumvishije umwami, ahubwo bagandiye umwami. Ni nabwo bwigomeke tutacyafite amaraso y'ubwigomeke buva kuri Yerobowamu. Nshatse kuvugikira ku ngaruka ziri kugaragara mu gufungwa kw'izi nyubako. Abimitswe bameze nk'uyu mwami, baje bafite uburetwa bwo gukanda abakristo. Kubakanda mu buhe buryo? Kubakanda mu buryo bwo kuvuga bwo mu nyungu babafitemo. Icyambere, ikosa bakoze, bafashe ba basaza batangije uno murimo, barabajugunya, barabahigika. Yes, bariya basaza bakoreye muri situation itari nziza, bakoreye mu bihe bitari byiza, ariko baryohewe n'umwuka wera. Uburyo butari babereye bwiza ni uburyo bw'ubutunzi, ni uburyo bw'ubushobozi, ariko mu buryo bw'umwuka bari bahagaze neza. Imana ikanamanukira umwuka w'ubwenge ikabayishura uko bakwiriye kuyobora. Ariko uyu mwanya abapasiteri uranyimika uyu mwanya, nkumva ko wa musaza ntacyo akimaze, ahubwo abatoya bafite ubushobozi, bafite amafaranga, nibo ngomba kwiyegereza no kugira ngo mbagishe inama. So rero ntago ndi bubatindire, icyo nshatse kubabwira bantu bapasitoro cyane cyane, mureke gutunga agatoki leta nta kibazo ifitanye namwe. Oya, ahubwo musubire ku isoko mubwira Imana ngo byapfiriye, mubaze Imana aho birimo birapfira, kuko uru ni urutoki rw'Imana. Kandi mu kubaho urutoki rw'Imana biri mu ngaruka z'ibyo twakoreye ku ruhimbi. Eida nta butumwa bwiza bubohora tukigira, ni ubutumwa bwa relax, ni relax, turi mu gakiza ka relax, ariko ubutumwa buhatanga gakiza ntabwo. Ese mwebwe mwitegereje mukareba ibyo mwakoze mugeze ku ngoma, uburetwa mwashyizeho bungana gute? Abasaza mwaje musanga baracyahari, muracyagirwa inama. Abavuga butumwa turacyagirwa inama, abahanuzi turacyagirwa inama, cyangwa turi kugisha inama abo turi muri kariyeri imwe, abo tungana, abo duhamagariwe kimwe. Ugasanga ndi umushuma ngiye Bobo, nta mubyeyi ngira mu mwuka undera ngo mugishe inama kumira atangire, iryo dini rizakura.
ugasanga ndi umuhanuzi sindi kwigira ku birenge by'umutambyi uncumbye, nangira inama ndahita mwishyiramo numve ko yambwiye nabi, numve ko yangambaniye, numve ko adashaka ko nkura, ariko iza nama nizo zakankurije. Uyu mwanya ndabizi mbabarije mwese inkoni yo muri primaire, ibishari byo mu mutwe bamwe ba kera bize twigira ku rubaho bamwe na bamwe, uyu mwanya bidufitiye umumaro. So za nama rero abakuru bakugira niwo mumaro wo gukomera kwawe kw'ejo. Ariko uyu mwanya nitutumvira zino nama nizo ziri kutuzanira zino ngaruka. Mwama dushoboze, mwama atuyobore. Icyo nasoreza navuga ngo mureke twicare twige, tureke kuba nk'uyu mwami wagishije inama y'abato, ahubwo dushaka batubandirije batwigishe. Yewe nabagiye inama pastor, mwongere mushake ba basaza mwajugunye, ba basaza mwigije inyuma, ba basaza mwahigitse, bamwe mwatangiranye. Ibuka cyajya utangira ministeri b'abantu wari ufite, wabasubije inyuma, bageze uko bagufitiye amabanga menshi, uburyo mwatangiye, uburyo mwaforomye umurimo, ariko ukimara kugera mu rwego bure wakazamukanye nabo kugira ngo bamanure. Nimba atarize akaba agufashe ukageraho, kuki utamwigisha, kuki utamushyira mu ishuri ngo yige? So hariho abigomeka bariho, ariko hariho n'ababyifuza. Wamufashije iki? Cyangwa wahisemo kubona Bobo araje yarize, uhigitse Karori utarize, ngo Bobo yegere hafi afite amafaranga? Ni igitugu cyanyu mwashyizemo muyoboye gitumye Imana imanura urutoki rwayo kugira ngo icayure. Kanakayunguruzo, iyi ni isekuru iri gusekura, ntabwo irayungurura. Ati hakurikiyeho guyungurura, ntabwo byari byaza. Oya, ntabwo byari byaza. Ibikurikiyeho nibyo bizatuyungurura neza, tukamenya imva n'imvano y'ibi bintu. Navuga ngo mudusubize amaso inyuma, turebe iyo twavuye, twibuke tugitangira uko twari turi. Biragatsindwa gutangira neza ugasoza nabi, ahubwo watangira nabi ugasoza neza. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirira neza, Imana ibiteho, ndabakunda cyane. Naho ubundi mva n'imvano yo gufunga zino nsengero niyo, nta kindi kibiteye rwose. Leta ntibirimo, ndetse nta n'undi muntu birimo, nta nubwo ari shitani. Shitani ntimuyibeshyere, uru ni urutoki rw'Imana, uru ni urutoki rw'Imana. Ahubwo twisubireho, dusubize amaso inyuma, dusubize amaso ku isoko. Ibaze, ako ndavuga ngo ndasoje, ako nkumva ibindi biraje, ako ndasoje pe. Ibaze gushaka amazi, ugafungura robine, wavuye gutoba isoko, uzanywa amazi mazima? Ibaze gufungura vane ushaka amazi yo kunywa, waratobye isoko, uzanywa amazi meza cyangwa uzanywa ibiziba? Ibiziba turi kunywa n'isoko twatobye twebwe ubwacu twitobeye. Twihane rero, dushikame, ahubwo dusaba Imana ubwenge kujya gucayura, bwo kujya kongera gufukura isoko nzima y'amazi mazima, na ya yindi dushaka umuti ugomba gutuma ayo mazi yongera gucayuka. Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane, nakagaruka. Shalom, shalom.